Tubahaye ikaze kuri Hospitality TV Rwanda. Uyu munsi reka turebere hamwe amoko y'ibyuma akoreshwa mu gikoni. Mu gikoni dukoresha ibyuma bigiye bitandukanye nk'uko mubibona. Hano ntabwo tubifite byose ariko turagerageza kubanyuriramo ibyo dufite aha ngaha. Ubundi mu gikoni ugomba kuba ufite pira kugira ngo ubone uko uhata imboga neza utobora akagahata neza cyane. Ukagira turning knife, iyi ngiyi uba ushaka gukata imboga mu buryo bungana cyangwa kuzihata zikaba zifite size imwe. Peeling knife niyo guhata ibirayi n'ibindi byose wakenera guhata. Hanyuma tukagira ikindi cyuma bita fruits knife, nicyo gukata amafuru. Ushaka gukata fruit wagikoresha cyangwa se wanagihatisha. Ushobora no kugihatisha. Iki cyuma cya filleting knife gikoresha uri kuvana file ku ifi, gutandukanya amagufa n'ifile y'ifi. Deboning knife ikoreshwa cyane cyane uri gutandukanya amagufa n'inyama. Kuvana amagufa mu nyama niho gikunze gukoreshwa cyane. Deboning knife. Bread knife yo tuyikoresha dukata umukati, nicyo cyagenewe, ariko wanagikoresha no mu bindi, gikata nk'itomati neza zo ku masarade. Salmon knife ni icyuma gikata amafi bita salmon, wanagikoresha uri gukata za salami cyangwa se jambo, kuko ni icyuma kirekire gifite ubugi, gishobora gukata ibintu binini byoroshye. Butcher knife ni icyuma cy'ababazi, kuko kirabaga kikaba cyakata inyama n'igufa kigakata. Niyo mpamvu aba butchers bagikunda. Chef knife, iki ngiki ni icyuma cy'umushefu ariko gitoya kiri small, gikora akazi katandukanye, gucopinga, gukata ibintu bigiye bitandukanye, ni multipurpose, gikora imirimo itandukanye. Tukagira noneho n'ikiri medium, bigenda bitandukanira muri size cyangwa inch, biba bihari ku isoko bigiye bitandukanye, ugura icyo ushaka. Hanyuma iki ngiki nacyo kikaba kiri large, kinini, umushefu akoresha yisanzuye ari gucopinga ibintu bigiye bitandukanye, gukata ibintu bigiye bitandukanye. Iki gikora imirimo itandukanye, niyo mpamvu abashefu bagikunda. Hanyuma tukagira knife sharpener, kugira ngo ibyuma byawe ukomeze ubibike bifite ubugi, nuko ugira akantu ko kubityaza. Aka ni akuma ko kubityaza kugira ngo bihorane ubugi, kuko iyo ukoresha icyuma kidafite ubugi bituma ukora nabi, ibyo ukaze ugasanga nta forume. Hanyuma iyo tumaze kubikoresha urabyoza neza ukabihanagura. Wamara kubihanagura hari utuntu twabigenewe two kubikamo ibyuma. Hari ibyo bita knife holder, aka nako wakabikamo ibyuma byawe byogeje neza bihanaguye neza, cyangwa se ugakoresha n'akandi gakoze mu giti kugenda ujombamo icyuma, ubugi bukinjira muri cya giti ku buryo ntawe cyakomeretsa, ukajya ubona ibirindi gusa aho gufata. Ariko aka nako kabibika neza, ubirambikamo mu mwanya wabyo aho byagenewe nk'uko mubibona. Hanyuma wamara kubishyiramo byose ugafunga neza ukabika. Aka wanakagendana, ugiye nko gukora ikiraka wakagendana. Ushobora gukenera kujya gukora ikiraka cy'ubushefu, aka gakapu akagendana karagufasha cyane rwose. Ushyiramo ibyuma byawe, warangiza ugafunga neza, ukagatwara nk'akashakoshi ukagenda. Urabona ko ni akantu keza cyane. Abashefu benshi bakunze kugura tuno dukapu turimo ibyuma, batwita ngo ni knife set cyangwa se knife kits. Ushobora kujya mu masoko atandukanye ukabaza knife set, ariko iyi ngiyi iri VIP nyine, haba hari ama knife set agiye atandukanye. Iyi ni VIP ushobora gutwara nk'agakapu, ukajya mu kiraka cyangwa ukajya mu kazi ugakora akazi kawe neza wisanzuye.
kuko ntabwo ushobora gukata ibintu neza ngo bigire umusaruro nta byuma byiza ufite kandi bicyaye bifite ubugi, kuko ibyuma niyo suka y'umushefu. Udafite isuka ntiwajya mu murima. Niyo mpamvu umushefu agomba kugira ibyuma byiza nk'ibi. Umushefu rero iyo afite ibyuma byiza nk'ibi ngibi akora akazi ke neza, kuko aka kuma ugafite ushobora guhata ibirayi neza utabyobora. Ariho dukura kwirinda kuba wagira wastage. N'aka ngaka ushaka gukata utuntu muri dizayini turaza dusa, cyangwa se peyaringi. Urabona nka tanedi poteto ukoresha kariya kuma. Aka nako wagakoresha udafite kariya, aka nako kataninga, ariko kariya kihese niko keza. Aka ushobora kugahatisha ariko ukanagakoresha uri gutaninga. Hanyuma tubibutse yuko ibyuma bigomba guhora bicyaye bifite ubugi kugira ngo bikore akazi neza. Ugiye gukata furuwi zawe ukoresha kano kuma, cyangwa se ukaba wanagakoresha uri guhata n'ibirayi, igitoki n'ibindi. Hanyuma iki cyuma tugikoresha muri filetingi. Ushaka kuvana file y'ifi ku gikarakasi cy'ifi ukoresha kano kuma, kuko kari flexible, karoroshye, kavanaho amafile neza cyane. Hanyuma ushaka gukora deboningi nk'uko twabibonye, gutandukanya igufa n'inyama, ukoresha kano kuma gafite umutwe unanutse usongoye. Tuzagenda tubereka uko bigenda bikoreshwa mu mavidewo ari imbere, kuko tugiye gutangira guteka, aho muzajya mubona ibyo tugenda duteka bitandukanye. Ibi byuma tuzagenda tubikoresha. Hanyuma iki cyuma gikoreshwa uri gukata umukati, cyagenewe gukata umukati. Ariko hari igihe wiranja nk'umushefu ukaba wagikoresha uri gusirayisinga nk'igitunguru, cyangwa uri gusirayisinga itomati zo gushyira kuri salade. Gisirayisinga neza cyane, nubwo atari cyo cyagenewe, ariko iki cyuma cy'urukero gisirayisinga itomati n'igitunguru neza cyane. Hanyuma iki cyuma kirekire gifite ubugi burebure wagikoresha uri gukata salmoni, cyangwa se uri gukata jambo, salami n'izindi nyama nini ariko zitari mu igufa zoroshye. Hanyuma iki cyuma kimeze nk'umupanga nk'uko twabibonye bacyita butcher knife. Ni icyuma cy'umubazi. Impamvu ababazi bagikunda ni uko kiba gikarishye ariko kikaba kinaremereye ku buryo wagitemesha n'igufa ukikomereza, akazi kakihuta. Hanyuma icyuma gikurikiyeho hariya nicyo bita chef knife, ariko kiri simoro. Iki ngiki wagikoresha uri gucopinga, uri gusirayisinga, uri gukata ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu nyine abashefu bagikunda, gikora imirimo igiye itandukanye utiriwe gukoresha ibyuma byinshi. Hanyuma iki nacyo ni chef knife ariko iri medium. Ukoresha icyo ushaka bitewe n'uko wumva mu ntoki zawe icyuma kiri stable. Iyo ufashe icyuma mu ntoki bitewe n'ibyo ugiye gukora, wumva ko kiri stable cyangwa kitari stable. Nkanjye nkunda gukoresha kiriya kinini, iki ngiki kiri large. Nk'iyo uri gucopinga herbs gicopinga neza cyane. Iyo uri gukata nk'ibirayi by'ifiriti, iki kinini gikata neza cyane, kuko uba wumva ugifashe kiri stable mu ntoki. Urabona ko iyo ugifashe wumva kiremereye, kiri stable mu ntoki. Hanyuma ibi byuma ugomba kubibika bihora bifite ubugi, kugira ngo igihe ugikenereye cyose ugikoreshe kiri gukora neza. Aka kuma nako kubicyaza tuzabereka kuko ugenda ugakoresha uri kubicyaza. Turabashimiye cyane rero abamaze gukora subscribe. Nawe utarayikora yikore kugira ngo ugumane na Hospitality TV Rwanda.
kandi dushimira cyane abandika muri komenti batwereka ko turi kumwe, badutera kuraje, kandi niyo wabona ibitagenda neza ukandika nta kibazo, bituma tugira uko tuvugurura ibyo dukora tukarushaho kubikora neza cyane. Turabashimiye rero, mukore subscribe. Bye bye.